ababitekerezaga gutyo. igihari cyo ntabwo abunganira Prince bari bahari, nta nubwo urumva ubushinjacyaha ntibwari buhari. igihari muri sisiteme bandika mbere y'itariki y'urubanza amasaha 24 bakabishyira muri sisiteme bamenyesha ko rwasubitswe. abavuze rero ko batayimenye mbere ubwo nyine nta kundi barihangana, kuko ntabwo amakuru yo mu rukiko buri muntu wese aba agomba kuyamenya nabi imbere mu ngoma, imbere mu abasesinga amakuru yuzuye bakaba babaza nyine umucamanza cyangwa se bakabaza perezida w'inteko iburanisha cyangwa se bakabaza umwe muri bariya batatu bunganira Prince bakamaza nimba urubanza ruhari cyangwa rudahari. ubwo rero bibaza ngo barimenyeshejwe barihangana, ntabwo bagomba gutanga itangazo kunyuze idirishya haba hamanitse imanza ziri buburane uwo munsi, ntabwo hamanitse izasubitswe bari muri sisiteme. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mpande zose z'isi. Ndabasuje cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Ndabakunda cyane nk'uko benshi mutugaragariza urukundo, ndetse komenti zanyu ni ingenzi nzibona umunsi ku wundi. Kuri uyu munsi rero itariki ya 15 ukwezi kwa 11 uyu mwaka turimo, ni itariki abantu benshi bari bategereje ndetse bari bategerezanyije amatsiko kugira ngo bakomeze bamenye byinshi ku rubanza rw'umusore witwa Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid. Navuga ngo n'ubundi nk'uko bisanzwe abantu bakubise baruzura, ndetse umubare munini cyane ariko bitari nk'ubushize wari uw'abanyamakuru. Ngira ngo dusubiye inyuma muribuka yuko n'ubundi byari byamaze gutangazwa cyangwa se twari twamaze kumenya ko n'ubundi kuri uyu munsi n'urundi rubanza rwa Prince Kid n'ubundi rugomba kubera mu muhezo. Ariko n'ubundi wabonye ko abantu rwose ntabwo bigize bacika intege, nubwo byari mu muhezo abantu bagarutse. Ariko nubwo bagarutse navuga ngo Prince Kid aracyahura n'uruva gusenya, aracyahura n'ibikomeye, ndetse aracyahura n'ibibazo cyane. Benshi kuri uyu munsi ari byo numvaga bibaza ati se noneho uru rubanza rwa Prince Kid ruzarangira gute, ruzarangira ryari, ko tubona umunsi ku wundi bikomeje gufata intera. Navuga ko benshi bakimara kumenya iby'uyu munsi Prince Kid yari kuziraho mu rukiko, cyane ko yari kuburana kuri Skype, navuga benshi bongeye bararira cyangwa se baravuga atari komana Prince Kid cyangwa se uriya musore ari kuzira iki kugeza kuri uyu munsi. Ngira ngo rero uru rubanza kuva rwatangira ni inshuro ya mbere Ishimwe Dieudonné benshi bazi nka Prince Kid yaragiye guhurira mu rubanza n'abandi bantu batari ubushinjacyaha, cyane ko urukiko rwari rwatumyeho abatangabuhamya batatu rugomba kumva. Rero byari byitezwe ko uyu munsi Prince Kid yongera kwitaba urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, ahategerejwe kumvwa abatangabuhamya batatu basabwe n'urukiko. Navuga yuko rero Prince Kid yaragarutse n'ubundi mbere y'urukiko nyuma yaho rufashe icyemezo gusubika isomwa ry'urubanza rwe. Ngira ngo twabibagejejeho kuko rwasanze hari abatangabuhamya batatu rukeneye kubanza kwiyumvira ndetse nawe akisobanura ku byo bamushinja. Aba batangabuhamya rero bari bategerejwe imbere y'urukiko ndetse bagatanga ubuhamya bwabo hifashishijwe ikoranabuhanga, ndetse urubanza rukabera mu muhezo n'ubundi nk'uko byatangajwe n'umucamanza uri kuburuburanisha uru rubanza. Murabizi rero ko Prince Kid yatumweho nawe kugira ngo abashe kwisobanura ku byo abatangabuhamya bamushinja, bityo inteko iburanisha ibone kujya gufata umwanzuro ku rubanza rw'uyu musore witwa Prince Kid. Ngira ngo noneho byara amahirwe menshi kugira ngo uyu musore abe yamenya ngo ese nimba abo batangabuhamya cyangwa se abo bamisi bahawe amakode harimo abanshinja ko nabasambanyije, cyangwa se harimo abanshinja yuko
hari abo nahozaga ku nkeke noneho uyu munsi amahirwe ahari nuko ngomba kubyiyumvira ndetse nkamenya ibyo ngomba kuba nasobanura nkurikije ibyo aba bakobwa cyangwa se aba banyampinga b'abatangabuhamya batatu bari buze gukomeza bandega cyangwa se bari buze gukomeza navuga banshinja ibyaha naba nkurikiranyweho. Navuga rero ariko n'ubundi uyu munsi Prince Kid ntago byaje kumuhira kuko n'ubundi navuga ko ntago amazi akiri yayandi, n'ubundi amarisite abantu barazenguruka bashaka iri zina ry'uyu musore ariwe Ishimwe Dieudonné. Hanyuma icyabayeho rero nuko izina ry'uyu musore ryaje kubura kuri lisite y'abantu bari buze kuza mu rukiko kuri uyu munsi. Benshi bibaje ati se noneho byagenze gute? Ni cyo kintu cyatumye kuri uyu munsi noneho Prince Kid adashyirwa kuri lisite nawe ngo abe yagaruka mu rukiko nk'abandi. Navuga rero reka mbaza amakuru uwari uri ku rukiko ndetse we yarahibereye. Punditi tuguhaye ikaze, turi mu kiganiro live ndetse nkubaza ese uyu munsi wageze ku rukiko, amakuru mfite waruhibereye ndetse hari amakuru dushaka kumenya cyangwa se kukubaza. Yego, ku rukiko nari mahageze nka saa moya n'igice. Yego, hanyuma habayemo imbogamizi yuko Prince Kid ataje mu rukiko nkuko kugeza kuri uyu munsi byari byitezwe ndetse aho yari guhurira n'abatangabuhamya kuri uyu munsi. Navuga nubwo bari kuburana ari koranabuhanga ariko Kid n'ubundi yari kubimenya. Imbogamizi zabayemo ni izihe kugira ngo abadukurikiye baze gusobanukirwa n'ubundi ko uyu munsi Kid navuga ibihe bikimugenga cyangwa se ibihe bikimurimo, navuga ariko ntago ari ibihe byiza n'ibihe bibi. Ubundi ku itariki 28 z'ukwezi kwa 10 nibwo urukiko cyangwa se umucamanza yapfundikiye urubanza avuga ko ruzapfundurwa cyangwa se ruzongera kuburanishwa ku itariki ya 15 aribwo z'uyu munsi. Akaba harimo abatangabuhamya 4 ariko bagakoresha uburyo bwa bagere mu rukiko ahubwo bakabumva bifashe Skype, bakaba babasha kubazwa ibibazo n'umucamanza ndetse na perezida akabibariza. Impamvu ni uko bari baratanze ubuhamya bwabo cyangwa testimonies ku ruhande rw'ubushinjacyaha ariko umucamanza ntabwo yari yaranyuzwe n'ibyo babwiye ubushinjacyaha, niyo mpamvu bivuze kubaza nawe akabibariza. Rero ubu twagiye dusanga ubushinjacyaha ngo bwagiye mu mahugurwa, hari abashinjacyaha bari mu mahugurwa. Urabizi ko nyakubahwa minisitiri w'intebe aherutse, hari bamwe mu bashinjacyaha yarahije abasaba kudakoresha ububasha bafite mu nyungu zabo. Urumva bari mu mahugurwa, niyo mpamvu urubanza rwa Ishimwe Dieudonné Kagame Prince Kid rwabashije gusubizwa. Ari kutubwira impamvu urubanza rwasubitswe? Yego. Nuko ubushinjacyaha bwagiye mu mahugurwa. Hanyuma se benshi bibazaga tese uyu munsi ko twari tuzi ko n'ubundi byari biteganyijwe tubimenye tugeze aha ndetse tubimenye dukerewe, abo bantu wababwira iki batekerezaga yuko ubushinjacyaha cyangwa se navuga yuko kuba baza mu rukiko n'ubundi bakabaye kuba baramenyeshejwe mbere, ababitekerezaga gutyo? Igihe hari cyo ntabwo abunganira Prince Kid bari bahari, nta nubwo urumva ubushinjacyaha ntibwari buhari. Ihari muri systeme bandika mbere y'itariki y'urubanza amasaha 24 bakashyira muri systeme bamenyesha ko rwasubitswe. Abavuze rero ko batayimenye mbere ubwo nyine nta kundi barihangana kuko ntabwo amakuru yo mu rukiko buri muntu wese aba agomba kuyamenya nabi imbere mu ngoma, imbere mu abasesinga amakuru yuzuye bakaba babaza nyine umucamanza cyangwa se bakabaza perezida w'inteko iburanisha cyangwa se bakabaza umwe muri bariya batatu bunganira Prince Kid bakamaza nimba urubanza bahari cyangwa budahari. Ubwo rero bibaza ngo barimenyeshejwe yihangana, ntabwo bagomba gutanga itangazo kunyuze kwidirishya haba hamanitse imanza ziri buburane uwo munsi, abo hamanitse izasubitse bari muri systeme. Yego. Hanyuma benshi bari gutekereza ko kuva aba batangabuhamya baje noneho bishobora kuzaha n'ubundi Prince Kid amahirwe menshi yo kuba yasohoka kuko azaba yumvishije ibyo ari kuregwa cyangwa se ibyo bari kumushinja. Pundi wo bibona gute? Ubundi kuba umucamanza itariki ya 28 z'ukwezi kwa 10 2022 saa 8
atarasomye umwanzuro w'urubanza ni uko atanyuzwe n'ibyo ubushinjacyaha bwagaragaje by'ibimenyetso birega Ishimwe Dieudonné Kagame, bikaba bigaragaza ko umucamanza yafashe umwanya, urubanza rwamaze amasaha 7 ruri mu muhezo, yafashe umwanya uhagije areba impande zombi, asanga uruhande rushinja, ubwo ndavuga ubw'ubushinjacyaha ibimenyetso bufite ntabwo bimwemerera ku buryo yafata umwanzuro agaca iteka cyangwa se akagira umwere prescride. Rero kuba yarabishize ko abatangabuhamya bazamo mu rubanza akabibariza ibibazo no kugira ngo ahuze ibyo yabwiye n'ubushinjacyaha n'ibyo bazavuga, nihabaho kunyuranya ibyo bazavuga kuri uriya munsi n'ibyanditse mu bushinjacyaha muri dosiye completely bazaba barimo barabusanya n'ibyatanzwe, ubwo uregwa azaba ahindutse umwere. Niba byemeranye nabyo umucamanza akumva bifite ishingiro azakatirwa, ariko ntabwo navuga ngo ashobora kugira umwere kubera ko abatangabuhamya bazaza mu rubanza. Ntabwo kuba abatangabuhamya bazaza bigira umuntu umwere, bazaza baje gukuraho urujijo umucamanza yagize mu gufata umwanzuro ku bihano byasabiwe Ishimwe Dieudonné Kagame, kuko ubushinjacyaha bwamusabye gufungwa imyaka 26, nyamara ibyaha yakoze ntabwo birengeje imyaka 4, ni hagati y'ibiri n'ine. Rero bari abatangabuhamya bazashyira umucyo ku rujijo umucamanza yagize muri dosiye ya Ishimwe Dieudonné ku ruhande rw'ubushinjacyaha, kuko ntabwo umucamanza yagize n'ubushinjacyaha bwagaragaje. Amakuru twumvishe nuko hajemo abamisi bashyashya, ayo makuru yaba ariyo? Abamisi bashyashya ayo makuru ntayo mfite, ntabwo nyafite. Hanyuma rero Pundi, dusa n'abasoza nkwibariza iki kibazo, kugeza kuri uyu munsi urabona n'ubundi ko urubanza rw'uyu musore rwaragoranye niko navuga, cyangwa se n'ubundi kugira ngo rube rwarangira hari kuzamo navuga imbogamizi nyinshi rwose, n'abantu wabonye ko bababaye kuri uyu munsi, ndetse benshi urabona yuko basa naho bari kumuha amahirwe, n'undi nko natangiye mbivuga yuko Prince Kid agomba gutaha, ariko twavuga ko amugana ibyo bizagenwa n'umucamanza. Ubundi kugeza kuri uyu munsi twibaza iki kibazo, aba batangabuhamya kugeza kuri uyu munsi barahamagajwe, hanyuma baravuze, biramutse bibaye navuga ni nk'amahire kuri Prince Kid, bikaba noneho ibyo bamwe ibyo bavuze byanyuranya cyane, ko niba ibyo numvishije ari ukuri simbizi. Nigize kumva ikiganiro kimwe Jean Paul avuga ko ubuhamya bwatanzwe hamwe atari bwo bwatanzwe ahandi. Byaha amahirwe angana gute, cyangwa se nk'umusesenguzi ubona amahirwe yuko Prince Kid yataha angana gute wowe? Kwivuguruza ku batangabuhamya byaba ari possibility yo kuba uregwa ibyo aregwa byaba ari nta shingiro, kuko niba bari abakobwa bane barabajijwe mu mabazwa y'ibanze muri RIB bakavuga ibintu bimwe bagakora dosiye, bajya mu bushinjacyaha bwabaza, kuko RIB ni ubugenzacyaha, bajya mu RIB ikora dosiye igashyikirizwa ubushinjacyaha, ubushinjacyaha bwahamagara bari abatangabuhamya bakavuga ibitandukanye n'ibyo bavuze mu bugenzacyaha, bihita bigaragara ko yari pressure cyangwa se bashyizweho igitutu cyo kugira ngo bashinje ushinjwa. Rero umucamanza aho ngaho ahita akoresha ibimenyetso n'ibimenyetso, ahita aca iteka umuntu uregwa akaba umwere. Bivuze ngo iyo ibimenyetso byivuguruzanya bisubiremo itegeko, ni ingingo y'111 mu gitabo cy'amategeko y'u Rwanda cyangwa se Rwanda Penal Code. Ingingo y'111 ivuga ko iyo ibimenyetso byivuguruza uregwa ahinduka umwere. Ubwo rero ni ukuvuga ngo Prince yataba umwere, nta byo kwiga tujya mu bindi bintu byinshi cyane, ariko amahirwe ahari ni uko bakomeza bakivuguruzanya ku ruhande rwa Prince. Rero bamwe bakivuguruzanya, umucamanza azaca urubanza bitewe n'ibyo azabona by'ibimenyetso. Gusa kwivuguruzanya kwabo bamenye nyine ko ingingo y'111 ivuga ko iyo ibimenyetso byivuguruzanya cyangwa se bidahura uregwa aba umwere, nta automatique, birasobanutse cyane. Yego. Hanyuma hari izindi nyandiko zagaragaye bavuga ko Prince Kid mbese arengana cyangwa se ibyo akekwaho atari byo. Ziriya nyandiko zo wazifashe gute? Ndetse uyu munsi numvishe Jean Paul avuga ko hari abari kumushinja, nyamara ziriya nyandiko bari barazisinyeho. Kugeza kano kanya uravuga izihe nyandiko? Ziriya nyandiko Miss Elisa ya ubushize yakekwagaho ko yaba ari inyandiko mpimbano, ndetse bikaza kugaragara yuko yemeye bimwe yakekwagaho ndetse agasaba imbabazi akaba yataha. Inyandiko zihari bari abamisi no baziyandikiye, urabizi ko yaba bamuhetse banditse amatestimony ashinjura Prince Kid,
Elisa bigaragara ko ziriya nyandiko atari impimbano kuko wa munoteri wari urimo wa munoteri Nasir atanakurikiranywe Nasir ntabwo yakurikiranywe na Elisa yarababariwe rero ziriya nyandiko nta buremere zifite kuko zanditswe n'abantu bakuru basinye imikono yabo nta zihari zigaragaza ko ari impimbano izo bashingiye Prestige ni amahiro ko nka Muheto yanditse amushinjira ni mukuru umukono n'uwe n'abandi bagiye bandika na Elisa nta mpimbano zirimo igihari kuri urubanza rwa Prestige kubera ko urubanza rw'inshinjabyaha igihari cyo biragoye cyane kuba umucamanza uzafata umwanzuro kuko ubwo ruzingiye ku butangabuhamya runo rubanza bino bya Prestige rero bisa nkaho ubwa mbere binagiye mu itangazamakuru ibyaha byo kuhoza umuntu ku nkeke ibyaha byishimisha mu bishingiye ku gitsina ibyaha bibiri akurikiranyweho ni ibyaha ubusanzwe bigoye no gusobanura mu mategeko buryo urabona ko umucamanza ariyo mpamvu unabona ruri gutinda cyane nimugire ngo ni akarengane kwamazimo amezi 8 muri gereza no kugira ngo umucamanza atazabugama cyangwa atagakora ikosa kuko urubanza ruragoye cyane ntabwo rusaba kurarama bisaba kureba kandi ukareba ibyo bavuga niba ari byo bivuze ngo biriya by'inyandiko byarangiye ntawe bizongera guhuza n'ibyote kuko wabonye ko bari abakobwa harimo abafunzwe batandatu bamwe Elisa yanga gutanga mu password ya telefone yiwe baranamufunga nyuma ararekurwa iby'inyandiko zarangiye kese inyandiko yarangiye hano hashingiye kuba ari abatangabuhamya niho ruzingiye n'ibivuguruzanya kazaba kabaye Prestige azataha hanyuma abatangabuhamya dusanze harimo abasinye kuri ziriya nyandiko ko Prestige arengana ibyo ngibyo byoroshye cyane kubera ko ziriya nyandiko ziriho ko Prestige arengana urumva uje gutanga ubuhamya bushinja umuntu kandi hari inyandiko yawe ko umushinjura ibyo ngibyo ni bikorwa n'abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe uburwayi bwo mu mutwe nta muntu muzima uvuga ibintu n'umunsi ngo ejo azavuga ibindi kuri dosiye imwe byaba bigaragaza nyine ko Prestige ari mu maherere yahita ataha kuko ingingo nayikubwije ijana na 11 igaragaza ko ibimenyetso byivuguruzanya uregwa arataha ko byabaye indimbati kuri PS y'irangamuntu y'itariki ya mbere y'ukwa mbere 2022 ni tariki ya 4 z'ukwa karindwi 2022 kuri Sida hose ibimenyetso byivuguruzanya automatique ataha okay Punditi reka dutegereze umunsi wo kwa kane ikizavamo uko bizagenda ndetse turagushimiye cyane ukomeze ugire ibihe byiza nakoze cyane Gasaro TV